turahimbaza yubile y'iri shuri ryisumbuye rya Gishoma rimaze imyaka 25 rivutse. Mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana tumaze gutega amatwi kugira ngo twumve kurushaho inyigisho twarikuramo, ndagira ngo manze babwire ka story gatoya katari burambirane gatuma twakumva neza impamvu yo guhimbaza yubile, impamvu yo kugira ibyishimo. Njyewe mvuka hano hafi hakurya y'iki gishanga, gasozi gatangira hariya, uvuye hano ni minota 10 gusa cyangwa se 15. Nkiri mutoya niga mu mashuri abanza, hashize nk'imyaka 50 ubu ngubu. Kujya mu ishuri ryisumbuye byari inzozi. Umunyeshuri yarabirotaga, ababyeyi be bakabirota, mwarimu mwigisha akabirota, kandi izo nzozi kenshi ntihagire n'umuzikabye. Iyo umuntu yajyaga mu mashuri yisumbuye ino, bavugaga ngo yatsindiye kujya kwiga ruguru. Babyumvise? Ruguru. Impamvu yabyo nuko uhereye hano muri mu Gishoma muri Rwimbogo, ishuri rya bugufi ryariho icyo gihe ryisumbuye, irya mbere barisangaga i Nyamasheke kuri paruwasi mu bafrere Josephite no mu babikira b'abapenitante ahitwa mu Mataba. Murabyumva? Kuva Bugarama hariya kuri Ruhwa ukagera i Nyamasheke nta shuri ryisumbuye nari murabona, irya mbere akaba ariho urisanga. Njye babwira troncome nyine nyuma ya primaire, ngirangiza primaire, isego troncome nayize mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Nyabihu. Murumva Nyabihu, munsi y'ibirunga, munsi ya Karisimbi, mu ishuri ryitwa Gatovu. Urumva ko byari ibintu bikomeye. No kugira ngo mwumve ibyo ngibyo, nyuma yaho amashuri yatangiye kugenda twegera buhoro. Gihundwe rashingwa, Imibirizi bahashyira ishuri, mu Bugarama hajya ishuri, kugeza ubwo noneho na hano ni muri Ruhagi ishuri, kugera ubwo na hano mu Gishoma hubatswe ishuri mu myaka 25 ishize. Kandi hano muri iyi mirenge ya hano hafi, iryo shuri rya mbere nabwo ryahubatswe ryisumbuye. Murabyumva? Mwumve rero impamvu yo gushimira Imana muri iri shuri, muri iki kigo cy'ishuri. Atari mwebwe gusa bahiga n'abahize mbere, ahubwo n'abaturage b'aka gace. Nabonye bari mu Rugumestre iri shuri ritangira gushingwa ari hano, ahari byateganyijwe ko aza kutubwira, ariko hari ahantu hadashobotse hano hageze kuba ku isoko. Ntabwo twumvaga mu gihe cyacu ko umuntu yakwigira ku isoko akaba umunyeshuri mwiza azagira icyo amenya, cyane cyane ku isoko rya Gishoma ryabagamo inzoga nyinshi n'abasinzi benshi. Kimeze yego bajya bagacupa nimujyayo, ariko n'ikigo barazitiye. Ntabwo ishuri ryatangiye rifite uruzitiro, hari ku gishanga hano hepfo, mwavuga ngo ni kwa Nyiramugengeri, ariko cyari igishanga kibi cyane muri icyo gihe. Tekereza ko abahize mbere bagomba kuba bararwaraga malariya cyane. Ikindi hari imbere mujya mubona ibihakorerwa ni irimbi, ni uko burisukuye, bubaka imva nziza z'amakaro, ariko kera ryari irimbi riteye ubwoba. Ibyo mvuga nyine ndabizi kubera ko nduwa hano. Murumva rero n'iri shuri ryatangiriye ahantu hagoranye, hagoye, nta cyizere umuntu afite, ariko ryarakuze. Iri shuri ryihagazeho, rirera abanyeshuri b'abahanga, ritwara ibikombe. Mu kanya hari biro nijiyemo hariya, mbona ibikombe byinshi, mbona imidare, mbona amashimwe menshi. Ibyo rero nibyo mushimira Imana. Baraza kutubwira imibare y'abaharerewe ko bangana,
kandi bamwe muri bo baje baraza kutubwira urugamba barwanye, inzira banyuzemo. Dushimire Imana rero, dushimire na leta yacu yaduhaye iri shuri, dushimire abariyoboye, dushimire abariyobotse kugira ngo ritere imbere, ryandike izina. Guhimbaza yubile rero ndashaka kuvuga ko byari bikwiye. Guhimbaza yubile ni ngombwa, byari bikwiye. Hari abagera kuri yubile, amashuri ndetse n'abantu ku giti cyabo kenshi bakabitinya bumva ko ari umunsi mukuru uhambaye, uremereye, ugiye kubavuna, usaba amafaranga menshi, ariko guhimbaza yubile ni ngombwa. Turanabyumvise muri Bibiliya mu isomo rya mbere mu gitabo cy'Abalevi, batubwiye uko Abayisiraheli bahimbazaga yubile. Bagombaga kubara imyaka ingahe ko mwabyumvise? Imyaka 750 muhereye ku musozo. Imyaka 7 bakayibara inshuro zingahe? 7, ubwo bakabagiza imyaka 49. Noneho ngo ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 7 bakamenya ko binjiye mu mwaka wa 50, ari wo mwaka wa yubile. Bakavuza ihembe. Iryo hembe bavuzaga ntimumbaze ngo ryabaga ari iry'iki, ariko ryabaga ngo ari iry'imfizi y'intama rikuze cyane, cyangwa se ry'irindi nyamaswa, irindi tungo, ariko ihembe ryirangira rivuga cyane. Twavuga karumbeti, twavuga umwirongi, twavuga se impanda, cyangwa se ikindi kintu cyavuga cyane ku buryo abantu benshi aho bari ku misozi inyuranye bose bacyumva. Bagatangiza rero umwaka wa yubile, umwaka wa 50. Mwe ntabwo mutegereje ko yubile ya mbere ku mwaka wa 50 uyikoze kuri 25 ne 50 kugabanyamo 2, kugira ngo bajye bategereza ko bakora ibirageze kuri 50 abayigeraho babari mbarwa. Ariko ni ya 50 abazaba bariho tuzayihimbaze, ndetse tuyihimbaze bisumbye ibyingiyi ya 25. Yubile nk'uko tubyumvise muri Bibiliya, muri Isiraheli wari umwaka mutagatifu, umwaka ukubohorwa kw'abaturage bose, ukaba n'umwaka w'ikiruhuko. Ntibahangayike bakora, ntibajye kubiba, ntibajye guhinga, yewe ntibajye no gusarura, ngo bagatungwa n'ibyo bari barahunitse mu mwaka wabanje n'indi myaka yabanje. Imana yabahaga uburumbuke bwinshi mbere y'umwaka wa yubile kugira ngo boye kuzicwa n'inzara, kandi na nyuma ya yubile barahingaga bakeza cyane ku buryo ntacyo bahombaga. Namwe uyu munsi mwagize ikiruhuko, wenda murabona uko ari ku wa gatandatu, ariko niyo muhimbaza yubile ku munsi w'umubyizi bari kubasabira konje, ikiruhuko, kutajya mu masomo, kandi mukagihabwa, kuko yubile nyine igihe cy'ibyishimo, ni igihe cyo kuruhuka, ni igihe cyo kwidagadura. Ariko cyane cyane gisumbye ibyo ngibyo, umwaka wa yubile ni umwaka w'ubutungane, ni umwaka w'amahoro. Muri Isiraheli babitubwiye, uwabaga yaraguriye mugenzi we isambu y'undi uyitunze, kandi bihuye n'amategeko kuko warayimuguriye, ntiwayimwambuye, ariko n'ubwo wayiguze bwose, umwaka wa yubile warageraga ukayimusubiza kandi burundu. Ku buryo wajyaga kugura isambu, wabaraga imyaka iyo sambu uzayitunga, iyo myaka rero ukayibara uhereye mu kubara ngo harya yubile izaba ryari. Abaze ko hasigaye imyaka 2 gusa ngo yubile ibe, iyo sambu yahabwaga ikiguzi gitoya. Abasigaye imyaka myinshi nka 40, 45, 49, isambu igahabwa ikiguzi kinini kuko uzi kuzayitunga igihe kirekire. Ariko mwumve nuko muri yubile umuntu yasubiranaga uburenganzira bwe no ku mutungo we, kabone n'ubwo yarabaga yarawugurishije ku bwende bwe.
murabyumva. Yubile ni igihe cy'amahoro, ni igihe cy'ubutungane, ni igihe cy'ubutabera, ni igihe cy'ubwiyunge. Ubwo namwe mu byumvireho ndi kubabwira abanyeshuri muri hano, abarezi muri hano, n'abandi twagize amahirwe yo kuza muri ibi birori. Iyi yubile turimo itubere umwanya w'amahoro, umwanya wo kwiyunga na bagenzi bacu, niba ari uwo twatwaye ike, niba hari n'icyo umuntu dutunze wenda tubyemerewe ariko bikaba byaramushyize mu bukene, tuvuge ngo dukwiye kukimusubiza. Yubile ni igihe cyo kwigorora na bagenzi bacu. Yubile ni umwanya ukwiye wo gutunganira Imana no gutunganira abavandimwe bacu. Yubile ni umwanya ukwiye wo kwivugurura, ni umwanya ukwiye kandi wo kunoza imigabo n'imigambi, ni umwanya ukwiye wo gufata ingamba nshya kugira ngo umuntu arusheho gutera imbere kuri roho no ku mubiri. Pawulo mutagatifu mu ibaruwa yandikiye Abanyefezi, twumvise mu isomo rya kabiri, yatubwiye intwaro zadufasha twakwitabaza kugira ngo duhagarare gitwari mu buzima bwacu, mu buzima bwa Gikristo, mu buzima bw'ukwemera, ariko no mu buzima busanzwe. Izo ntwaro ndavuga nke muri zo, yahereye ku butwari n'imbaraga. Aduhamagarira guhagarara gitwari kuko ubukristo ari urugamba rukomeye. Si n'ubukristo gusa, n'ubuzima bwabwo ni urugamba rukomeye, sibyo? Kwiga si urugamba, ni urugamba. Umunyabwoba ntabishobora, umunebwe ntabishobora, uryamira ntabishobora, utubaha ngo yumvire ntabishobora, utagira discipline ntabishobora. Iyo yaba umuhanga ate, yadafite discipline biramunanira, sibyo? Ntimubizi? Murabizi kandi murabibona. Mugomba rero guhagarara gitwari, mukamenya ko hari urugamba muriho, ko mufite n'ibibagusha byinshi, maze mu ntwaro muzitwaza hakabamwo ukuri, ngo ukuri kukaba nk'umukara.